karibu uko musanzwe mukurikirana inyigisho zanjye umunsi nabateguriye inyigisho ku isomo ry'ikinyarwanda ikeshamvugo ku ngoma. Aha rero uko mubibona bafite ubwoko bw'ingoma harimo iya mbere iyi nini bita ibihuri, hakaba indi ikurikiye imyembe bita ishakwe, tukagira nayo iyi ntoya bita inyama. Izi ngoma rero uko muzibona, ingoma ni igikoresho cya gakondo kandi kinakoreshwa kugeza na n'ubu. Ingoma rero igira abakani bakana ingoma duhereye kuri uyu munsi, cyangwa se izi ngoma uko muzibona ziraremye. Kurema ingoma rero mu kinyarwanda cyiza cy'umwimerere, ingoma ubundi ntabwo bayishyiraho uruhu, barayirema. Kurema ingoma ni kwa kundi bafata uruhu bakarubamba bakarushyira ku kiriya giti kiba cyarabashije cyangwa cyararambuwe, bavuga ngo byita kurema ingoma. Ingoma rero bamaze kuyirema igira ibice bitandukanye, ari byo ngiye kubagezaho kugira ngo tujye tumenya gukoresha ururimi koko rw'umwimerere. Ingoma rero igira ibice bitandukanye. Iki gice cyo hejuru cyanditseho rimwe bacyita icyari cy'ingoma. Ingoma kandi igira ikindi gice kiri aha ngaha, haba hariho uko bita ugutwi kw'ingoma. Ingoma igira ugutwi ko hasi ikagira n'ugutwi ko hejuru. Iki gice ni ikintu cyo bita ugutwi cyangwa se umukurikizo. Bakita ugutwi cyangwa se bakita umukurikizo. Uko twabonye igice cyo hejuru rero ariko abakaraza bakita umurishyo, igira n'ikindi gice biteganye cyo hasi bita isembe. Igice cyo hasi nacyo bakita isembe, kiba kigizwe n'iki? N'uruhu. Nyuma y'isembe rero hari ikindi gice ahangaha ubona abana banjye bagashyiraho injishi. Aho bashyira injishi niho twita igisoro. Igisoro igice cy'ingoma rero cy'igisoro, iki gisoro cya hano hakagira n'igisoro cyo hejuru nk'uko mubibona kuri izi ngoma zose uko zigize gute zitandukanye. Nyuma yaho rero hari ikindi gice murabona kuri iyi ngiyi, ndetse n'iyi ngiyi bahita ukuboko kw'ingoma. Iriya njishi iri hariya ntabwo bayita injishi, ntabwo bayita umugozi, ntabwo bayita ikiziriko, ahubwo bayita ukuboko kw'ingoma. Ingoma rero igira ikindi gice kuva hano kugera aha cyangwa kuva hano kugera aha, n'aha ngaha bahita indibaso. Urumva rero isomo ry'uyu munsi bageneye ryajyanye n'iki? N'ingoma ikeshamvugo ku ngoma. Bavuga kurema, gukora ingoma bavuga kuyirema, bavuga kumanika ingoma bavuga kuyijisha, bavuga kandi ko ingoma iramutse yangiritse bavuga ngo ingoma yangiritse, bavuga ko yasadutse, bavuga ko yanyoye, bavuga ko ingoma yamenetse, bavuga ko yabyaye. Ibyaha by'ingoma ni kwa kundi yangiritse bikomeye, ariko yasadutse akantu gatoya ntabwo yasadutse bavuga kuri bose. Isomo rero rinabagenera uyu munsi ryari ringiri, umva amazi akomeza uko tugenda twiga mugenda mwunguka nyuma amagambo ikeshamvugo, uburyo bw'amagambo akoreshwa neza mu mwimerere w'iki nk'uko ari rero babereje. Murakoze, mwakumwe ameze neza ibasanga mumenyereye ibijyanye byanyu kuri YouTube cyangwa wandika amazina yanjye Gisenezi Innocent, ntiwibagirwe kandi gukora subscribe, ntiwibagirwe kandi no kureba